Kera ndibuka ukuntu umuntu yanyaraga ku buriri bakamukubita cyangwa bakamutega isusa. Amasusa noneho bayaneze nanyaye ku buriri wala. Ubu isusa umubiri wose niyo ryuzuye. Ni ikintu kibabaje cyane. Umukameramani yambaye nk'umumodo kandi turi mu isaha. Twamanukanye ugiye gutanga inkweto ariko nabona n'imyenda uyisiga. Naho hageze. Je nama nabagira no gushikara kundi igihugu cyacu bigiteza mbere bizafasha guteganyiriza kwa nyine ejo hasaza hanyu. Irarangiye se? Haryo yitwa? Je nitwa abanyarwanda dukore. Iyo ni dukore. Sasa ubwo ntumpfunyikiye koko. Sindirimba y'amasegonda 5 baho musaza. Yege ndirimba cyane ndi kwihuta cyane niyo mpamvu. Uririmba cyane ndi kwihuta. Ubwira rangiye nta kindi gitero se? Hacu. Bagambanira kubashinyagurira zica abantu z'urwego kuzimiza injyana ya rwego dore ninjye usigaye mu byaremwe byera rwego buzima bwanje rwego ni yanjye abantu benshi bayikunda wowe kucyuyanga ayemupise. What? What? Ibyo byari bitubayeho mu gihe twari turimo turafata iyi nkuru. Umutipa aje n'ishoka yaratumeneye kamera neza ahubwo mudutabare. Shoferi ntabwo yasinziriye.
ladies and gentlemen, this girl is so nice. Yaje afite ibikabyo ko ari buterere umusozi. Ariko aruhuye kwibuye hano nituranagera ku musozi murabona. So birababaje cyane. tubigenze dute? Hari undi wambaye imyenda ya gisirikare nagizeho n'umujepe twakiriye urari busiga abandi. Ariko icyanangaje ni uri inyuma. Birababaje. Nta n'umuri inyuma. Turage badukurikiye. Uyu munsi twatashye ikiraro cyubatswe kuri miliyoni 80. Ni ikiraro gikomeye cyane kizajya gihuza imirenge ibiri, umurenge wa Kajete n'umurenge wa Bunaza. Turi kumwe n'umuyobozi hano mukuru, umuyobozi iki kiraro akivuga hiki. Murakoze cyane. Iki ni ikiraro cyatwaye akayabo k'amafaranga atari makeya. Rwose ngira ngo murabona yuko imigendanire hagati y'imirenge ibiri byari byaranze. Ariko nyuma yo gushyiraho iki kiraro bigiye kuzajya bidufasha ko imirenge yombi igiye kuzajya ihura ikagenderana, ubuhahirane bukagenda cyane n'amasoko no mu masoko bambuka. Icyantu habaga umuvumba n'abana bajye ku ishuri mu buryo bworoshye. Iki ni ikiraro ku ishuri pe. Nari nibeshye, ni ikiraro cyatwaye miliyoni 200. Murakoze cyane abaturage amashyi. Iki kiraro ni icyanyu rakatugita do. Dore kiranakomeye. Miliyoni 200. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Next time, don't stay behind. Please, join us. Oh my God. This journey is very amazing. This is C.E.O. of Fiston Tours and travel agents. Turi mo guhayikinga bisocye. Akazi gakomeye cyane kandi katoroshye. Turi kumwe n'abapampi hano, mwese murababona. Mwareje. Iyi niyo bita experience of hiking bisocye, you know? Guys, next time niba uzi yuko ushaka kuza guhayikinga bisocye, uramenya utazazana inkweto nk'izi zanjye. Uzana nk'izi z'abatekinisiye. Next time nimubwira yuko dufite trip. Don't miss. Kuko abari show. Kanya arashya tuje kugira Krita Way. Few minutes. Ikindi kandi ndagira ngo mbamenyeshe ko iyi ngiyi ariyo company yonyine mu Rwanda ya travel itanga certificate ku bantu bageze iyo bajyaga hejuru cyane. Umuntu ugerayo arabona for sure, urabona certificate n'ugerayo. So guys, n'abakobwa babashije. No. Seriously, yeah, not kidding. Yeah. So shalom 250. Thank you for coming. Shalom forever. Shalom. Welcome to Rwanda. Bienvenue au Rwanda dans un pays de mille collines. Jacana Biding Tours, hiking bisocye. Thank you so much for being with us. Thank you. Oh my God. Ladies and gentlemen, you may have here with Jacana Biding Tours. So we have expressed very Come very guys, good join us. But oh my God, this bird. Wonderful. My experience
Oh my God, I don't even have where to start. But this adventure is very, very good and it is so amazing. So, you know, guys, we are hiking the mountain that have 3 kilometers. And anyway, this is my guide. Oh my God, say hi. twongeye kubasuhuza cyane. Uyu nguyu ni Mugisha Eric nkuko musanzwe mubizi. Uyu munsi ntago ari ikiganiro gisanzwe tubazaniye, ahubwo ntago gisanzwe cyane. Twagiye guhikinga bisocye. Turi kumwe n'aba bantu mwese mubona aha ngaha. Mu masegonda make cyane wese yakivuga mu isegonda rimwe. Kaduhere hano. Nitwa Muza Sharon nkaba naje muri bisocye hiking. Hello. Uko mubizi ni C.E.O. of Fiston Tours. Company ya mbere mu Rwanda. Big boss himself. Irakoze Mihan naje guhikinga. Turishimye cyane. Nkuko mubizi rero nanje ni C.E.O. wa K.M.E. Cyangwa se wizi. Okay, let's go. Okay. Seti, it's your turn, bro. Nanjye nkuko mubizi ndi C.E.O. wa ZubyComedy. Turaba comedy ikintu cyishimishije abakobwa bacu baracyafite muri turacyari hasi. Nibaza gutererwa he mikoro barabura umwuka wa gusa ni fresh. Okay. So rero nkuko mubibona twaje guhikinga, murebye neza ku birenge byacu twese mwahita mubona ikijya mbere, So twe tujya ngo tubabwire yuko u Rwanda ni igihugu cyiza cyo gutembereramo abantu banje. Ibintu ntago nari mbizi. Rero iki kiganiro muri buze kugikurikira kuri B&M Tv. Na Shalom 250. Tukaba tugira ngo abantu turi kumwe nkuko mubizi uyu ni umusitari w'umunsi. Umunyarwenya ukomeye cyane muri iki gihugu. Umunyarwenya mu gihugu gaho. So rero nkuko mubizi iyo abantu batembere tugira gahe nkaka ngaka ko kuganiraho gace cyane kugira ngo dusangize abatuye igihugu ibyiza bitatse u Rwanda. Reka tubaze Seti comedian ZubyComedy atubwire experience akuye muri rishyamba. Ni experience bwoko experience ya mbere yararyoshye cyane. Kera ndibuka ukuntu umuntu yanyaraga ku buriri bakamukubita cyangwa bakamutega isusa. Amasusa noneho bayaneze nanyaye ku buriri wallahi. Ubu isusa umubiri wose niyo ryuzuye. Ikindi naje gushaka imbogo of course ariko sindayibona. Ndacyari hano ndi kwishaka. Imbogo buriya amashaka kurwana nayo ngo niyumve kuko mu bantu bazamutse mbere ndimo. Ni ukuvuga ikintu cyanangaje nasize n'abantu badufashaga. Baravuga ngo bagiye kuma akazi hano ariko banyishimiye cyane. So ariko amakuru ufite nuko akazi bakakwimye kubera ko wazajya usetsa imbogo zigasuka. So ikintu nishimiye abakobwa nabafashije. Guys, say something. Thank you for helping us. Wow. He did help us. That's sweet. That's so sweet. Oh my gosh. Ndabibabwira ngo ngira ibintu byiza nk'ibya Yesu nubwo ntari ariko muri bikeshoboye ndakora abakobwa nabazamuye. So turi kubona Fiston Tours ndabashimira cyane. Ndamushimira ngiye gusubira kuzamuka nongeremo agatege ikubutamuzaze muve mwagwe mugira fan ukajya igisenyi ukajya mu bwato ukanywa byere byira ukabura sinzi ukaryama ngo wakoze trip muze mu hiking bisocye imeze neza cyane. Hari akayaga keza, hari abagide b'ababoga rebana. Oh my God, abakobwa mwaje abageni hano muze mureba. Ni fresh cyane, ni fresh. So na bakura abagabo uranyaranye umwana twogiye kwa. So bado nanashonje n'impura n'urukwavu hano ndarwivugana. Ni hatari urara mukuru ko icyonzi cyura mukuru ko zo umugide uri aha ngaha. Kamanda. Ndumva ari bamushyiraho kamera barebe. That is the tour guide. Bogari cyane. Buriya ngo ikintu kinangaza ntago ajya muri gym. Barwana n'imbogo akagenda. Ngo baranakina. ndakina n'imbogo. Ndakina n'imbogo uyu munsi. Oh my God. Aho uko mbibonye jewe urakimira mu nda y'imbogo.
ngo mbamenyeshe ko ahantu n'ahantu hambere hafite ikintu bita umutekano nshuti zanjye mumenye umutekano dufite nibwo mwahita menya ko Fiston Tours and Travel Agents ari company nyarwanda izi gutuwaringa abantu uzi krimira Oh my god. Yeah. Bantu mukora ama trip, mushaka gukora trip mujya mwegera Fiston Tours. Ni company nziza. Nene yakora ho muvoma gutya mu gihugu ariko nabikoze kubera Fiston Tours. Ndi kumwe na Afande twaganiriye ambwira byinshi. Ni byiza cyane kuba najyanye na Afande dutera story. Ubundi biheruka twajya gukina futu mu kigo bakadukubita ibitego 8 bakanatugaburira. Ariko kuri umunsi wa none twazamuka dutera story. Nuko bimeze munsi bya urwenya gusa. So ladies and gentlemen turakomeje tugiye kugenda mpaka ku isongero. Akandukanye nyuma navuga ni ikintu kibabaje cyane umukameramani yambaye nk'umumodo kandi turi mu isaha. Mad following kuri Instagram ni Fiston Tours. Yes. No kuri Twitter hose ni Fiston Tours, YouTube hose ni Fiston Tours. Support yanyu turashaka jya kuri website ushobora kubookinga www.fistontours.com. Yes. Izo ni platform zacu natubona mubonye abashaka gutembera mwaduhamagara 0782411611. Akandi kantu navuga kanyuma. Turambiwe ntuza bagita iyo yimbwa nari kukwibutsa. Harya biri abasire bageraho cyane gute? Abasire. Selfie. Ari kuntu babyita. Guslenga turambiwe abasle guslenga buri gihe kuri convention center ugaslenga ara kuri KBC ukajya Blackstone muze hano slenga isayo ibone yawe ugitangira wumva imboga inyuma yawe iragushibuyemo iki ni igikorwa cyatewe inkunga na B&M Tv, Shalom 250, K.M.Entetnment, ZubyComedy, your events, and big Fiston Tours and Travel. Yes. Blessings. Thank you. Dukomezanye mpaka kumusoza. Murakoze cyane. Kuburi manager no kufite amafaranga ntibivuze kutagwa muri bisocye. Ariko kugwa nibyo byiza. Ni experience guys. Ja kuri Mugisha Eric official ukore subscribe urebe indirimbo bita spicy ikirungo guys by OG Gang. Abahanzi bakiri batari ko bari gutwika. Na manager ukiri muto ifite amafaranga. Ukuntu ibintu bimeze. Aho kiretse uhigereye ukabyibona. Abantu basenga bagiye baza. Babona basenga. Twaje tuganira ariko mbabwije ukuri nta usubira yavugisha Aya bari bavuga nyama hano kamba foto kamba ndani I invite you all Rwandan to come and hiking this Bisocye. It's so amazing. cyariho experience
ujyana i Kigali wawe Kigali ntabwo waharyama muzaza Wow, good experience. Hello Rwanda, hello Rwanda. It's amazing, it's amazing. Finally, I reached on the lake. Oh my God, it was very amazing. Twamanukaye ugiye gutanga inkweto ariko nabona ari imyenda uyisi ahubwo ndabona nta kintu cyose ndasubira nambaye gusa Oh my God, oh my God. Okay, nkuko mubibona nongeye kubasuhuza ni wa muhungu wanyu Mugisha Eric kuri TV yitwa B&M Tv. Tukaba tugira ngo tubagezeho ikiganiro kimeze neza cyane. Twasohokeye ahantu bita Musanze ku musozi bita Bisocye gukora ibyo bita hiking Bisocye iri mu karere ka Musanze. Urugendo rutari rworoshye rwari rukomeye cyane, ngira ngo murambona ukuntu kuri style zanjye naje mpagaze ukuntu nabaye style zanjye zabaye umwanda fresh. Reba n'inyuma yanjye hose akazi katari gakomeye cyane. Muri urwo rugendo twahuriyemo n'ikintu bita ibitangaza bikomeye cyane. Duhura n'abantu abanyamusanze, abantu bishimye cyane, ibirayi bimeze neza cyane. Musanze ndahaba muhasure. Ni muri urwo rwego twahuye n'umusana ahangaha. Uyu ni umutipe harya ngo bakwita gucyo Joseph Koni. Vuga gaciye utamenwa mu nama. Joseph Koni niryo zina ry'ubuhanzi. Amazina yasanzwe yitwa Niringimana Auguste. Ariko Joseph Koni niryo zina ry'ubuhanzi. Uririmbiye njyana umusaza. Ni hip hop present. Ubu uri umurapero wa Danger atwanya gusa. Ubu ugiye kutwemeza ahangaha abantu bose barangaya cyane rwose. N'umusani wundi mu televiziyo azagushaka cyane rwose. Uratwika. Urabyizeye? Ndabyizeye. Tayari ufite imyuka cyane. Indirimbo yawe ya mbere yitwa ngo iki? Abanyarwanda dukore. Abanyarwanda nadukore. Ni indirimbo ebyiri. Imwe yitwa Abanyarwanda, indi ni dukore. Urahera kuyihe rero? Ndahera kuri dukore. Twagiye 1 2 3 kubit. Joseph Koni ngo twaje ngo dukura amaboko mu mufuka dushikarire gukora dukora n'ushake muravuga ko benzereze nk'abana b'ibirara. Ejo tuzabibware kandi Rwanda rwaje rutezana n'amaboko. Je nama nabagira no gushikara kundi igihugu cyacu bigiteza mbere bizafasha guteganyiriza kwa nyine ejo hasaza hanyu. Irarangiye? Haryo yitwa? Je nitwa Abanyarwanda dukore. Iyo ni dukore. Sasa ubwo ntumpfunyikiye koko. Indirimbo y'amasegonda 5 baho umusaza. Yege ndirimba cyane ndi kwihuta cyane niyo mpamvu. Uririmba cyane ndi kwihuta. Ubwira rangiye nta kindi gitero se? Ntacu. Ifite igitero kimwe. Ni byinshi nuko burayo arafinduramo. Ngaho kubita ikindi gitero cya kabiri twumve. Abanyarwanda cya dukore nizo ngizo niyo. Nibyo ngibyo. None ugiye kuturasira Abanyarwanda. Kubita twagiye twumve. Abanyarwanda mwese murakunda, mwese mugakundwa, igeze mu biterwa niki? Igeze mu biterwa niki? Muje kunda rwo genze ngereka amasete ngenda ko nanyuko ganyibwira katakunda ko kwenderaga abandi. Va muri ibyo nyibaga kundaga abandi ambwira ko atankunda. Inde? Ndabwiye ngo Abanyarwanda uri kuririmba? Abanyarwanda mwese murakunda, namwe mwese mugakundwa. Nese uretse gato mwibarize uretse gato. Urimo kuririmba cyangwa urimo kudutera story? Samwe mvuge gakeya se. Oya wowe uririmba nyine nk'umuhanzi. Ese umuhanzi utera. Abanyarwanda mwese murakunda, namwe mwese mugakundwa, igeze mu biterwa niki? Muje mukunda bakunda kugukunda rwo ngenzi reka masetse njewe nakuranye muko banyembwira ko atagunda kwenderaga abandi nyuma nabwo niva muri ibyo. Mwene duhora igice cy'amata n'ubavara atabaga gukizana kandi kari cikondera no tipenda sana. Tunabashukuru. Uretse gato. Cyo ni Kinyarwanda. Ni Kinyarwanda ndi kuvuga. Yo ni iki? Yarabyumva. Nese ko ari ibintu uri kumva man. Hari ahantu uri kugeza nkumva ntago ndi kumva neza. Ntabwo wabyumva neza ubundi ibintu by'abahanzi. Nyine ari ibintu by'abahanzi. None se musaza watangiye kuba umuhanzi ryari? Jere cyarandagara undi ni uvuga mu rugero nazi. Nyine watangiye ryari?
Ndi kumara nk'imyaka 2. Imyaka 2 nibwo watangiye kuba umuhanzi mu njyana ya hip hop. Nese iyo ndirimbo abanyarwanda nta kindi gitero nayo ifite nicyo ngicyo ubwo birarangira. Nuko naririmbye ndi kwihuta kubera ko nihutaga cyane ndasaga amagambo. Naho nyikubwiye gahoro gahoro wabona ari ndende cyane. Ni ndende cyane. Okay. Nta yindi ndirimbo ufite se? Nizo ngizo narimbashije none nabona ubushobozi. Nta zindi zitari zawe uzi kuririmba? Zitari zanjye nzi nyinshi cyane. Nkihe? Indirimbo? Tekereza neza. Zarazinganda iki. Akubanze naha nta n'impano zihaba. Nta wundi muntu ufite impano ra? Inganda iki. Nta mpano mufite? Ufite impano bwoko ki ngwino hano? Ngwino. Turaguhemba. Ese ubwo ngo nimba guhemba so kwerekana impano no kugwanza kuguhemba mwana. Wowe ndashaka gutuma abantu bakumenya ufitiye impano. Fata kamera. Ifatira aha ngaha gutya. Wizamure cyane. Ufitiye impano. Witwa nde? Nitwa Manishimwe Jerive. Manishimwe? Jerive. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka 13. Uri umunyeshuri? Wiga mu kangahe? Mu 4. Sebe ntibikujabukara. Urabizi se? Uba nkwa kangahe mana? Nkwa 7. Wa 7? Ufite ihe impano rero sasa? Yo kuririmba. Indirimbo zawe cyangwa z'abandi? Ni zanje. Izawe? Ufite indirimbo zingahe? Imwe? Yitwa ngo iki? Ni Ruwege. Nyerura? Ruwege. Ruwege. Roje? Ruwege. Roge? Ruwege. Roge? Ni Ruwege. Indirimbo yitwa gute? Niyo ndi kukubwira. Yitwa Ruwege nyine? Saza. Ahora ubasura bizira? Okay, twagiye. Ndarimba gake. Weririmba uko ushaka ntari. Weririmba nyine uko wumva nyine refresh. Kubitareka abana batazana kumenyera. Rastaman, I have the women da mateka loge amateka ni buda kundi jushana kwe kukibamo ni buda kunda muntu kwe kuyabamo mugenda habo mwe bari sinda izagera abanzi ba Afrika baje gutubamo babano hanze n'umunyafrika mu karere ku Rwanda cyabo twavanwe muri Afrika fido education ariko Babylon ntizibyumva zanga abantu zibarwega kubagambarira kubashinyagurira zica abantu zibarwega kuzimiza injyana kuzimiza injana ya Rwege Dore ninjye usigaye mu byaremwe byera Rwege buzima bwanje Rwege niyanjye. uretse gato uri kuririmba useka umva se mwe mureke kumuseka mwe nta mpano mufite sibyo uzi ko afite impano yumva yamurusha azahagarare hano sibyo ariko niwongera kumuseka kandi uzi ko utamurusha urebe urimo kuraburiza sibyo mwe mureke uyu ni umusani ejo bundi ashaka gukubita agatwika mwe mukazambya mumubona ku mateleviziyo none mwe muri muramuseka uri kumva mwe ni mumureke yiririmbira musa twagiye tangira none ukubite nabyo guseka ukubite indirimbo muri swagaza nk'umuririmbyi nyine tu twagiye Reggae. Rastaman, I have a dream. Ijwi. Rastaman, I have a dream and amateka loge amateka ni buda kundi jushana kwe kukibamo ni buda kunda muntu kwe ko yabamo mugenda habo mwe bari sinda izagera abanzi ba Afrika bashobora gutubamo babano hanze ndi umunyafrika mu karere ku Rwanda cyabo twavanwe muri Afrika fido education ariko Babylon ntizibyumva zanga abantu zibarwega kubagambanira kubashinyagurira zica abantu zibarwega kuzimiza injyana ya Rwege Dore ninjye usigaye mu byaremwe byera Rwege buzima bwanje Rwege niyanjye abantu benshi bayikunda wowe kucyuyanga I am peace. What? Ibyo byari bitubayeho mu gihe twari turimo turafata iyi nkuru umutipe aje n'ishoka yari atumeneye kamera neza ahubwo mudutabare. ufite izindi ndirimbo zingahe? Nta zindi ndirimbo ufite? Wambwiye ko ufite intego bwoko ki? Intego yawe ni iyi? Kuririmba. Asano noneho bari gucana n'amashoka turabakirara. Uriya we ararwaye. Niyo mpamvu ndi kumukurikirana nyuma wacu ntari kumubangamira. Okay. Arwaye afite ikibazo cyo mu mutwe. Azamufashe mujye kumuvuza nyamuneka. Nyine umuryango yawe ndizabe kumuvuza none kumufasha kugira ngo atagira n'ubundi ayikubira. Senda umuryango utishoboye ko ntago mwazamufasha mukagira mugafatanya nk'abaturanyi.
n'abaturanyi mushaka gufata oya nje ubushobozi mfite ntabwo bwamugezaho yakwemera mwaterateranya nyine nk'abantu n'abantu bose nyumvire saba kujya muhanze batuzanye umve ko ibyo nk'uko muyibona tuvuye guhikinga bisoke ndi kumwe na mugenzi wanjye bamwita Blaze akaba ari umukiriya wacu kuri uyu munsi nk'uko mubibona ni Fiston Tours and Travel Agents ifasha abantu gutembera international people ndetse n'abantu b'abanyarwanda ahangaha tukaba twarimo dushishikariza abanyarwanda gukunda iby'iwabo ndetse kandi kuko nango abantu bazakunda iby'iwacu twe tutabikunze so that's why ahangaha ndi kumwe na Blaze ndashaka kumubaza experience yabonye ndashaka kumubaza ukuntu ibintu bimeze ukuntu abyumva ukuntu ari kumva ameze Blaze how do you feel for this trip uko ngira ngo muri kwibona kabisa n'umunaniro urumva no ubwa mbere so ubwa mbere ngeze musanze ariko no ubwa mbere hikinze kugera kuri Kritarek muri bisocye umva nazamutse buriya ngeze nkari reba twatangiye kwinshira yego nagezo ntangira ariko si bungu kuko nungiye n'ukubera iki mutima utangira ngata ariko si bundi wasubira uri kujya ni urumva ariko twicaye kwa kuno kwa turindiriye abantu unywa ku mazi numva imbaraga ziragarutse ndavuga rero kama mbaya nukugerayo ariko nukuri byanshimishije niki washishikariza abandi bantu abandi banyarwanda batari bagera kuri bisoke niki kintu wabashishikariza cyo nabashishikariza no kuri iyi ne experience umuntu adakwiye gucikwa waba uri umuntu mukuru waba uri umwana waba uri umujene buri muntu wese nabashishikariza kuza haba gufista nanjye reka nkubaze yego nakibazo je nabikunze muzongera gusubiraho rya no kuvuga ngo next trip ndashaka gusubiraho next trip gusa yo tuzaza tuharare none tubashe kuzinduka tuje no mu ngagi iyo niyo next trip dufite so ikindi kintu nashaka kukubaza urabibona gute ibintu by'icyondo wayibonye gute kuntu waje wambaye nanga ari kutashimeze so urabibona gute wowe wibonye gute byo wabivuze hiki wabikunze wibonye gute je nabikunze ni experience umuntu bakwiye kuza akageraho guca mu cyondo kizamuka kikagera ku ipantaro hano nkuko mubibona murabona ukuntu bimeze ningi nayo ni experience nyabo nibo bwa mbere bimbayeho kandi mumva nabyishimiye so nanjye ibisusa byandiye niyo experience ikindi kintu nakunze cyane imvura yaguye iratunyagira so it was very good. Wari kunyagirwa ryari? Naheruka kunyagirwa kera cyane. Ariko imvura twayinjoyinze twagize ibihe byiza. Kunyagirwa ni byiza. Guys, that's why mbabwira ngo next trip nitwongera ku booking nitwongera gushyira hanze affiche ya group tour, don't miss. If I told you it's a show, it's a show. It's a show. Menya ko ari show. Niyo mpamvu nakubwira ngo fata nimero zacu 07824111611 cyangwa se uje kuri Instagram dufollowing Fiston Tours cyangwa se kuri website www.fistontours.com maze booking urugendo rwawe tugufashe. Murakoze cyane. Kandi ikindi mutari ikindi mwebwe gusubscribinga on this channel. Guys, mugene mukore kukazogera, like, subscribe and write. Share. Guys, Fiston Tours and Travel Agents. As you see, over there. Naswaga nyinshi cyane. Swaga nyinshi zibona. Umeze neza cyane twari twaje gutwikira aho bita muri bisocye go hiking. Twita bisocye hiking. So urabona ni muri COVID ariko twamanukanye bisi yuzuye. Yes. Ibingibi bikwereka yuko turi mu kazi kose. Fiston Tours. Niyo mpamvu ubuta if I told you we have a show. So please book. Booking yakiri kare kuko show abari show. Akoze cyane. Nta kazi kari gakomeye ngira ngo abarimo gukurikira abari kudukurikira barimo kubibona nagaruko naje nsa washuze ukuntu inkweto yanjye ari henze anyway it's experience iyi ngiyi ni B&M TV mukurikiye banyarwandakazi nkuko mubimenyereye tukaba twagiye guhikinga bisocye nkuko twabitangiye muri introduction tukaba tugira ngo tubabwire yuko ari ibintu byiza cyane kandi muzajye mukomeza mudukurikire kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru 5 kuri 5
amakuru atandukanye ay'ibyamamare ay'ibikorwa ibiganiro mpaka mudukurikire mugende mujye kuri B&M Tv. Utarangiza kuvuga yes. hari ikintu utababwiye ko ari wowe C.E.O umanaginga abahanzi bakiri bato umuhungu wakiza akiri muto ndagira ngo mbabwire ko ari njye mu manager w'umwana mutoya ufite amafaranga menshi cyane managinga abahanzi group ebyiri imwe bayita Kabash Gang indi bayita OG Gang jya kuri YouTube channel yitwa Mugisha Eric Official wandikemo Spicy cyangwa se ikirungo urahita uyibona iyo ndirimbo ikoranye ubuhanga buhambaye cyane yakozwe n'abadirector mvaburayi ese warubizi cyane ntabyo bari bazi niyo mpamvu bagomba kujya kuri channel ya Mugisha Eric bagasubscribinga bagashiraho akazogera ukwande kukazogera ukare kuri like ubundi twimanukira muri comments tumbwira uko icyo kintu wakibonye proje ninde cyane ikindi kandi ajya mbamenyesha yuko vuba cyane ndabakubita imizigo ewana murandambirwa ahubwo abahungu banje basaze Kigali bagiye kwitwiga Kigali barayisaza ewana icyo mbasaba show some love by doing subscribe like share like and comment guys so coming back thank you Eric yes so thank you for inviting me wakoze kuduha ikiganiro cyagenze neza cyane kandi nkabagira ngo mbamenyeshe yuko Fiston Tours and Travel Agency ariyo company yonyine y'ubukerarugendo iguha service utasanga hahandi twahayikinze none ukaba tugiye gutana ama certificate ibintu bitigeze baho mu mateka y'u Rwanda iyi niyo company yonyine ikoza ayo mateka nkabagira ngo mbabwire yuko umutaha umunsi mwamenye yuko bagiye kujya muri group tour please book to Fiston Tours and Travel Agency. We are here for ciao, guys. Live your dream. Kongeye kubasuhuza abakurikiye B&M TV banyarwandakazi abatuye mu Rwanda mu mbibi z'u Rwanda no hakurya mu yindi mipaka turabaramukije uyu ni umunsi twagiye mu gikorwa cya tourism na company yitwa Fiston Tours and Travel Agency tukaba twagiye musanze aho bita mu ibisocye guhayikinga bisocye nyamuriye nizo ziguhinduye yewe no wibinkora abana okay uko rero mutubona hangaha ni bamwe mu bari bagiye muri iyo tour ngira ngo bamwe ni ibyamamare nako bose ni ibyamamare yose hagatongo let's have fun yo ni slang y'umunsi slang of the day reka bose rero abatabazi babibwire Yo Badman my name is Sam from ZubyComedy. Let's have fun. Oh, let's have fun. Let's have fun. Okay. My name is Let's have fun. My name is Yakoreye Milene. Let's have fun. Let's have fun. Hello, how are you? Oh, nitwa Mireille iradukunda. Nanjye ntumwe mu bari baje mu cyo gikorwa cya Fiston Tour Company go travelinga and have fun. And you slay. Okay. She's leg on the mountain. Reka twumve Miss Creator. Let's have fun. Yeah, I'm by name Sharon Muhoza and I was part of all these tourism and everything. It was really fun. We had fun. Wow. Oh, wow. And okay. So, buri muntu wese rero ahangaha agiye kutubwira muri make cyane mu minota mike cyane atubwire experience yabonye kuri uyu munsi wo guhayikinga umusozi bita bisocye. Ese hari wagezeyo? Ese byari bimeze bite? Muri make reka duhere kuri Sam. Ikintu nabashije kubona nanakurikiranye nuko umuhungu ashobora kuba umwe ariko agakunda abakobwa barindwi. Ari mugenzi wanjye bita Seti muramuzi dukorana. Ari mu bantu batwaye abakobwa bane kandi harimo sheri w'abandi bantu ako ngo abahungu ntibari bari romantic. So nimba ugiye muri trip ugerageza wite ku mukunzi wawe. Kwa kanya tuvugana Seti azafata irembo kwa Sharoni kwa Mireye uri kumva abantu bose nyine bari muri trip niwe muntu wabaye hero byatari. Sibyo? Yaba supporting. Icya kabiri umuntu yabonye ko nta bintu bikomeye utashobora uri umuntu umwe nako muri abantu benshi iyo uri muri community mugenda mufashanya bivuga ngo gushyira hamwe byabafasha ikintu twe experience nze tutari tuzi nuko ushobora guterera ahantu hagusumba kuko hano harimo abantu bagufi nago turi bugiye kumentioninga bidatuma mwe bava mu kiganiro
ariko byari byiza cyane pe abantu bizi ibintu byinshi bikomeye aha baby go. Okay, thank you. Rero ntabwo nabashije kuhagera. Ntabwo nafite imbaraga nyine nagiye ngwa pe ntabwo inshuro nyinshi aho nagezemo agatanu bita ku dutebe nako ntagize. Wowe nta muntu waguhaye care? Seti bari kutureba. Oh my gosh. Umva, Imana igenda imwitura rwose yadutwaye atugeza ku dutebe. Mana, twemerera iki? Nyine mumwemerere ibyo yabasabye. Ibyo yadusabye turabimwemereye. Aha ngaha naho turi kumwe na C.E.O cyangwa the founder of Fiston Tours. So say hi to people. Hey. How was everything? Yeah. Yeah, thank you. Stray of the day. Shad on the mountain. Oh, nongeye kubasuhuza cyane. So icyo navuga kuri no tour yari nziza cyane kandi icyo nabonyemo nuko abazungu baturusha ibintu byiza. Can you imagine ukuntu umuzungu ava muri America all over the world, akaza mu bintu by'iwacu. My God. Shame on us, twebwe tutarabye experiencing. By the way, nishimye cyane nazamutse nakozemo sport ku bantu fashion. Oh my God, and fashion too. So ku bantu mwese mubyibushye muri hano turukanye mugane Fiston Tours and Travel Agents abafashe muzamuke. My God, and thank you. Reka twumve creator of the string. Let's have fun. Merci beaucoup. Njyewe experience nahabonye byari byiza cyane. Icy'ingenzi twakoze as a team nkuko twagiye. Twafashanyije twese hamwe kugira ngo ibintu bigende neza. Ikindi nuko nashikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi gukomeza gutembera mukareba itatsi igihugu cyanyu. Especially mukegera Fiston Tours. It can help you with everything. And one more thing about that, I would like to say something about your events. Your events ni ikora ibijyanye na event. Uba ifite party, uba ifite wedding, and you want to know somewhere you can replace ibintu ushaka gukora. Please reach yourevents.rwa. Baragufasha cyane. And mostly twishimye cyane, we had fun. Turashimye cyane Fiston Tours for the good moments, and I appreciate everything. Thank you. Why not Zuby Fiston Tours? And Zuby gusa Zuby turabashimiye cyane, mwadufashije, mwadusekeje, ibintu byari byiza cyane. Merci beaucoup. Yes. Rero reka duse nk'abasubikira ahangaha, ariko tutibagiwe kubabwira yuko mugomba gusura iyo events mugakora book. Nimba ufite ubukwe, nimba ufite birthday party, nimba ufite any kind of show, gana babakobwa. Murabona ko ari abakobwa beza, nibo bakobwa bari bagize ikirori beza cyane. Azundi Kigali yasigaranye bana. Birambabaje ko mbabajwe n'ukuntu Kigali nta mukobwa yasigaranye. Ibaze ko na Shadiba murakoze. Okay, let me ask you. Nawe ngo munyamakuru tubwire uko bibonye. So bwa mbere cyangwa se bwa kabiri? Ikintu cya mbere ntago bwari ubwa kabiri nje guhiking uyu musozi, ahubwo bwari ubwa mbere. Ariko nkunda gukora travel with Fiston Tours. Na abantu bafite experience ihambaye cyane mu bintu bya tourism. Barantemberanye mu Kagera. Barantemberanye ahantu hatandukanye. Kandi nabonye experience nziza cyane. I appreciate you guys. Nkaba ngira ngo mbabwire yuko mwabakobwa bagenzi b'uyu mu baby straying ibaze yuko yasirayingiye mu misozi. Ngabibaze yuko nje nababwira ngo uje gusirayingira no mu musozi, ahubwo noneho hahitahira rimwe. Mana we mumfashije mwaza mukirebera ibintu biri kubera Musanze. Guys, kandi twabonye n'ingagi mana we.
hari gaje twabonye oh my god ibaze yuko nakiranye n'imbogo aba n'abatanga bahamya ngiye nakiranye n'imbogo irangije ihita inkubita na bizu kwitamo ibaze ko nabibonye no mutanga bahamya mukuru anyway so guys thank you byari ibintu byiza cyane rwose dushatse twazajya dufata umwanya tukaza gutembera biruhura mu mutwe bituma umuntu akora siporo bituma umuntu exploringa different adventures like it was really fun as she told us, you know. Guys, muze dutembere mureke dutembere u Rwanda duteze imbere iby'iwacu dukundi iby'iwacu ibaze yuko abanyamahanga batega indege bakaza bagatanga amafaranga menshi cyane mu gihe twebwe tubifite ku giciro kiri hasi cyane. So guys, reka duhindure mind. Murakoze cyane. Goodbye. Ciao ciao. Yari Mugisha Eric B&M TV with Stray of the day. And you come and you do subscribe, you like, and you watch a whole what? Share. Just watch a whole video, guys. Yes. Yeah. Okay, thank you so much, guys, for the floor. I want to thank Mr. Fiston. Guys, clap for hand. Say your hand. Say hand. It's ready. One more careful. Okay, guys, I want to share my testimony. Who's happy? I'm very sorry. Ntabwo nabadisappointinze. Hari ibindi bintu twabanje guclearinga nande bazuvuga company Jacana Biding Tours. Hello guys, nyiri umwana akundaga indaya. Nakubaga indaya z'ibitoki. Abantu mwatekereje ibindi. Guys, hari umutipe wicaye inyuma nagira ngo hano turi umuryango Viateur umukobwa akateye Viateur akaba yatumye Viateur mwaje akaba yimenye. I'm so sad. I'm very sad. Tukiri kuri iyo issue zizo tukigera muri bus uriya mukobwa the brown one, that one. Which one eh? Region champion. Nishimye cyane. Hari abantu bamenyanye muri bisi. None iyi bisi bayihaye ikiraka cy'ubukwe. We really need to appreciate these people. To be honest, mu bukwe bwanyu inka zarabuze ariko ntabwo umuntu yaburimo ntiyiragira. Patrick, big up on yourself, bro. Ikindi kandi Sibyo? Turakoresha indimi sasa. Niaje? Hawezi kujua Swahili. Koche nk'umuntu uri mu gikoni. Abantu bamenyereye kugenda n'amaguru twabona rero yananiwe. Ndagira ngo dushimire wa mugabo utaguye. This man, amashyi menshi cyane. First the camera. Azaba ari touring na indi company yose free ukeneye kujya kureba inyoni uzajyana nande
ukeneye kujya muri Amerika uzajyana na Ziu. Okay. Everyone, we are having our first event. I wish you guys mwese nta muntu uzabura muri Serena kuko kan Kigali barafunze. The only company to be trusted is When I say they are good, you say yo. They are good. They are perfect. They are smart. They have pretty girls. They don't have boys. Guys, I think I don't need boys. I need to see you guys. So anyway, without kidding, muzabagane cyane. Bakora ibintu byose. Nino trip bayigize mu ruhare. Amazina cyane kuri Guys, tujya gutanga ibizamini bigendana n'amafaranga. We are tired. Sibyo? Ningo bazi ikibazo ukagisubiza inoti y'igihumbi. Ikibazo cyane. Sibyo? Ni gute wavuga I don't know mu Kinyarwanda? Ntabwo mbizi. Reka mbimwe. I don't know mu Kinyarwanda. Nzajya ku isoko. Abuze umuntu uzi I don't know mu Kinyarwanda. Mwese ntabyo muzi. Ntabwo ubizi. You know infinitives. Black one, like taco. Mwana arirabura. Tujya kuri ndirimbo saxophone ivuga ariko abantu bazanye melanin ni bande playing iyo ndirimbo melanin turayi playing ave tuyibyina DJ tubonye kuri pizza ntababonye bisho abo umuntu numvishe bari guhigari yakwanyira ngara amadiswan namuntu wamubonye afata ikintu gusa nimubonye yisho kose hari abo amafaranga azamuka hejuru wera ari munsi kandi ngo ndashaka pizza ibaze ko yatse pizza akagenda yishe ntibamumenya abantu bari twishyura ibintu tutariye urasesa c'est plus proche mon Dieu. Eric, I know ntabwo urajya mu bukwe ngo wabwe ijambo kubera gutwerera make, so use your opportunity now. murakoze kumpa amahirwe ndagira ngo mbabwire yuko Fiston Tours and Travel Agents ndetse na Jacana Biding Tours. Okay, maybe you know the company, the problem is your grammar. Ikindi kandi ndagira ngo mbabwire yuko niba ufite ikirori icyo ari cyo cyose yaba PD yaba harya PD ikimwe na anniversary ndasetse yaba ubukwe cyangwa se ikindi kirori icyo ari cyo cyose gana iyo bafite abakobwa baragusekera ubukwe bukaba bwiza abakomane yanjye. Anyway, niba uzi kuri umuhanzi ukaba utaragana umukire wakiza akiri mutoya mu gishebi warayobye. Good night.